Namugongo buri uko bigize tariki 3 Kamena isi n'abayituye bongera guhurira bose bahurira ahitwa Namugongo. Aho ni mu gihugu cy'Ubugande. Aho ni mu gihugu baba bagiyemo barangajwe imbere no gusingiza amateka yahabereye mu mwaka w'1885 kugera mu mwaka w'1887. Ntabwo baba bagiye kureba ibihatatse sinokora ubukerarugendo bishimisha, ahubwo baba bagiye kwizihiza abatagatifu bagaragaje gukomera ku Mana bamenye ndetse bagahara amagara yabo bicwa urubozo. Ibi bijya gutangira, Karidinali Charles Ravigeri wari washinze ihuriro ry'abamisiyoneri by'Abafaransa yageze aho mu Bugande mu mwaka w'1879. Bageze aho ngaho bajya gusaba umwami wari uyoboye icyo gihe ariwe Mutesa wa mbere wa Rugembe kugira ngo batangire kwigisha ivanjiri mu gihugu. Umwami yarabemereye, nuko abamisiyoneri bahitamo gutangira kwigisha ivanjiri mu bwami Bugande. Bamwe barabyemeye abandi barabihakana barigendera. Muri abo ngabo babyemeye hari harimo Karoli Rwanga, Kizito n'abandi bari mu rwego rumwe rw'abamaritiri. Nuko byaje gukomeza, umwami Mutesa yaje kwangira abo bera gukomeza kwigisha ivanjiri. Ntibyabashimisha, aho umwami yagejeje ikirego atanga itegeko yuko bagomba kwirukana abo bera bari bari mu iki gihugu. Gusa bigeze mu mwaka w'1884 umwami yaratanze. Ni muri uwo mwaka kandi umuhungu we wari muto cyane, Kabaka Mwanga wa kabiri, yaje kwima ingoma. Gusa nawe akomereza ku byo se yari yifitemo Mutesa, niyemera umukristo. Mu mwaka w'1885 Mwanga yatangiye igikorwa cyo gutsemba abari barayobotse ubukristo. Batangira kubica urw'agashinyaguro. Nubwo ibyo bisa nkaho bigiye gutera ubwoba abari barayobotse ubukristo, Karoli yarabahumurije ababwira yuko nta kibazo bagomeza gusingiza. Hari ibiharamagara ku kwemera kwabo. Karoli Rwanga yakoraga ibikorwa byemeza yuko ari umuhamya w'ivanjiri. Karoli Rwanga yagiye akora ingendo zitandukanye agenda atangira yigisha ivanjiri. Mu rugendo yakoraga hari abo yagendaga ahurira nabo mu nzira bari bashonje cyane muri ubwo bwami bw'Ubugande, akagenda agaburira abashonje bari bari mu bwami bw'Ubugande. Karoli kandi muri ibyo byose yakoraga yigishaga ivanjiri. Karoli abo yafashaga baramuyobokaga. Karoli yasuraga abarwayi mu bitaro babaga barembye, akabasura, akabafasha, abasengera ndetse abafasha mu kwishyura ibitaro. Karoli Rwanga mu byo yakoraga byose yagomezaga yigisha ivanjiri. Karoli yaje gukora ikindi gikorwa gikomeye cyane, aho yarwaniriraga abagore bafatwaga ku ngufu mu gihugu cy'Ubugande. Nubwo ibyo byose Karoli yabikoraga, hari bambaniye ku mwami ashimishaga, bageza ibirego ku mwami.
umwami akibimenya yahise aca iteka n'umujinya mwinshi cyane ko bazaza bafata wese arimo arasenga bagomba kumwica. umwami yohereje ingabo ziwe ziragenda zigwa gitumo aho Karoli yari ari kwigishiriza. abakristo bose baratirika ko babashyira umwami. barabajyanye babashyikiriza umwami. bakigera imbere y'umwami yategetse yuko bagomba kubajyana ahitwa Inamugongo, akaba ariho bahanirwa. mu rugendo bakoraga bagendaga baririmba bishimye, basenga, biteguye guhara amagara yabo. gusa bagejejwe na Mugongo barakubiswe, baratotezwa, baterwa amabuye. ibintu bakorewe byari bibi cyane, bibi cyane, bibi cyane. umwami mu gihe yari akigera aho ngaho yaraje atanga itegeko yuko bagomba kubatwika. umwami niwe wabaye uwa mbere mu gutwika abo ngabo. Karoli bagitangira gutwika yavuze amagambo akomeye cyane ati, mumeze nk'aho muri kumenaho amazi, ndabinginze muhinduke muba abakristo nkanjye. Kizito we yaragurutse mbere y'uko apfa aravuga ati, mumeze ibyo muri gukora byose menye ko turi mu rugendo rugana mu ijoro. Karoli Rwanga na bagenzi be ni urugero rwiza rw'ubukristo ndetse no gukomera ku Mana wamenye. twese twari dukwiriye gufatanyiriza hamwe tugashyigikira ibyo bagezeho, tugasura abarwayi, tugatabara abarengana, ndetse tukomeza gukwirakwiza ivanjiri. murakoze cyane. ayo mashiko ari makeya. cyane